Nizera ko umeze neza wowe wamaze kwiyunga ku muyoboro mugari wacu wa YouTube. Niba ari ubwa mbere nawe utubonye, iki ni cyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agiye atandukanye. Njye nitwa Irene Kamoso, nguhaye ikaze mu makuru tuzajya tukugezaho, amakuru y'imyidagaduro avugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Aho uri hose ndizera ko umeze neza. Niba utameze neza, ndakwifuriza kukubwira ko uyu munsi biba bimeze neza ariko ejo bikanga. Urukiko rwategetse ko igifungo cyahawe Jihadi ndetse na Kalisa John kigumaho. Ibyaha yampano akekwaho byamaze kugera ku mubare w'ibyaha 7. Nguhaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube, nguhaye ikaze kandi kuri wowe wamaze kwiyunga mu muyoboro mugari wacu wa YouTube. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwashimangiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 3 cyari cyarahanishije uzabakiriho Cyprien, Ishimwe François Xavier, Kwizera Nestor, Kalisa John uzwi nka K John ko kigumaho. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasomye umwanzuro w'urubanza uzabakiriho Cyprien, Elias Jihadi, Ishimwe François Xavier, Kwizera Papi Nestor alias Papi Nestor, Kalisa John aka cyangwa se alias K John batanze ubujurire nyuma yo gutungurwa n'igihano bakatiwe cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda ku itariki 19 Gicurasi umwaka wa 2026 saa 9:24 umucamanza yabajije niba hari abaje kumva umwanzuro w'ubwo bujurire. Abari mu cyumba cy'iburana bavuze ko bahari. Umucamanza yasubiyemo uko iburana ryagenze, yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahamije icyo cyaha ariko rwemeje ko Ishimwe Patrick Elias Pazo Mani afungurwa kuko habuze ibimenyetso bimushinja. Jihadi yaburanye avuga ko yahamijwe icyaha atakoze. Kwizera Papi Nestor yavuze ko yohereje Kalisa John amashusho ya yampano, yemeye icyaha asaba imbabazi, asaba kugabanyirizwa igihano. Kalisa John yavuze ko nta bimenyetso bihagije bihari kuko ubushinjacyaha butigeze bugaragaza uwo yahaye amashusho ya yampano n'uwo barimo bakorana imibonano mpuzabitsina cyangwa se n'uwo bakorananaga imibonano mpuzabitsina. Ishimwe François Xavier yavuze ko nta bubasha yari afite bwo gutunga ayo mashusho yayabonye nk'uko abandi bayabonye. Yavuze ko hari uwitwa Joseph ariwe wasakaje amashusho ya yampano yifashishije telefone yasabye kugirwa umwere. Ubushinjacyaha bwavuze ko abatangabuhamya bashinjije Jihadi ko yasakaje amashusho ya yampano yakoze ikiganiro avuga ko imipfuri y'Inyarugenge ijagaraye kandi yanavuze ko yavuzemo yampano. Ubushinjacyaha bwavuze ko Ishimwe François Xavier yasakaje amashusho ya yampano kandi ko hari n'andi mashusho yasakaje akaba yarayishyuzaga. Kuri Kwizera Papi Nestor, ubushinjacyaha bwavuze ko kuba yemera icyaha urukiko rwamuhaye igihano hakurikijwe icyo amategeko avuga. Kuri Kalisa John, ubushinjacyaha bwavuze ko yahaye Papa cyangwa screenshot y'amashusho ya yampano. Urukiko uko rubibona, urukiko rwavuze ko uwitwa Heritier Rukundo ari we wasakaje amashusho y'urukozasoni muri groupe ya WhatsApp yitwa Bashubupo Nyonyo. Bityo Jihadi ntabwo yigeze asakaza amashusho y'urukozasoni. Urukiko rwavuze ko buri muburanyi yerekana inenge y'ibitaramunyuze n'ibimenyetso. Urukiko rusanga Jihadi hari abatangabuhamya barimo Gatete Shalom, Eric Semuhungu bavuze ko yasakaje ayo mashusho. Urukiko rwavuze ko raporo ya cyber crime kuri groupe ya WhatsApp y'abashu, iyo raporo ivuga ko telefone ya Jihadi nta mashusho yasakaje. Icyakora hari groupe y'abashu Muponyonyo yanyuragamo amashusho y'urukozasoni atandukanye. Raporo igaragaza ko Jihadi aba mu magroupe ya WhatsApp yitwa abashu mushaka kurya show hanyujijwemo amashusho y'urukozasoni. Urukiko rwavuze ko screenshot yashyize kuri WhatsApp stati bitagize icyaha. Urukiko rwavuze ko kuba yarakoze ikiganiro avuga ku mipfuri y'Inyarugenge ko ijagaraye
Djihad yasobanuye ko imipfuri ari ibitsina, ubwo rero ngo yashishikarije abandi kureba ayo mashusho. Urukiko rwasobanuye ko hari ibikorwa yakoze bimugira icyitso muri icyo cyaha. Ingingo ya kabiri y'itegeko riteganya icyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko uwashishikarije abandi gukora icyaha nawe arahanwa. Kuba yararirimbye ngo imipfuri y'inyarugenge ijagaraye akanavugamo ya mpano biri mu byatumye hari abasakaje ayo mashusho. Kuri Kwizera Papi Nesta, urukiko rwavuze ko mu rubanza rwa mbere yahakanye icyaha mu bujurire asaba imbabazi. Urukiko rusanga kuba yaremeye icyaha mu gihe cyo kujurira nta shingiro bifite. Kuri Kalisa John, urukiko rwavuze ko kuba yarahaye screenshot Papa Cyangwe nta cyaha bigize. Urukiko rusanga kuba Kwizera Papi Nesta yaramusabye amashusho ya mpano undi akayamuha bigize icyaha. Urukiko rwavuze ko yohereje ifoto Papa Cyangwe nabyo biko bigize icyaha. Kuri Ishimwe François Xavier, urukiko rwavuze ko muri telefone ye basanzemo amashusho y'urukozasoni menshi kandi ko yayagurishaga. Urukiko rwemeje ko ubujurire bwatanzwe na François Xavier, Ishimwe, Kwizera Papi Nesta na Kalisa John nta shingiro bifite, bityo igifungo bakatiwe rwategetse ko kigumaho kuri Kalisa John alias Jackie John. Urukiko rwategetse ko atanga amagarama y'ibihumbi 20 bitewe n'uko yaburanye ari hanze. Kalisa John waburanye ari hanze, itegeko riteganya ko yandikira perezida w'urukiko rukuru atakambira igihano yahawe n'urukiko rwisumbuye. Cyakora ko uko gutakamba ntigukuraho gukora igifungo yahawe. Ngahe nguko nibyo biri kuvugwa mu binyamakuru byo mu Rwanda. Ariko tutaravaho, reka tuvuge n'ubundi kuri ya mpano ukekwaho ibyaha 7. Nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi uwo Rizagwira Florien uzwi nka ya mpano mu muziki, ibyaha akurikiranyweho byageze kuri 7. Ni ibyaha byavuye mu iperereza ry'ibanze uko RIB yabitangarije Igihe dukesha iyi nkuru, birimo icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'icyo gufungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kugeza ubu ya mpano afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Uko ibyaha byakozwe, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko nyuma y'uko bakiriye ikirego ku itariki 11 Gicurasi 2026, iperereza ryahise ritangira. Ku ikubitiro ryagaragaje ko mu bihe bitandukanye ya mpano yagiye akubita uwo yitaga umugore we, ariko babana batarasezeranye, ndetse akanamena telefone ze, ndetse yamara gukora ibyo byose agahita amufungirana mu nzu kugira ngo atagira aho ajya kumurega. Ni iperereza ryagaragaje kandi ko ya mpano yakubise uwo yitaga umugore we, akamuruma izuru ndetse akagerekaho amagambo mabi cyane agaragaza ivangura. Ibi byose akaba yarabikoraga amaze kunywa ibiyobyabwenge. Iperereza ryagaragaje ko iyo ya mpano yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi mu bihe bitandukanye, yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica, ndetse aza no kubigerageza ubwo yamugongeshaga imodoka ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Nyuma yo kugonga umugore we, abonye ko agiye kumurega yahise atoroka akomeza gushakishwa, ariko amaze kubona ko nta maherezo azafatwa, yahisemo kwitaba RIB. Ibyaha ya mpano akurikiranyweho igifite igihano gito no gufungwa kuva ku mezi 6 mu gihe kinini ari imyaka 7. Ese RIB yamugiriye iyihe nama? Nyuma y'uko mu bihe byashize hashyizwe hanze amashusho ya mpano n'uyu mukobwa yitaga umugore we bari gutera akabariro, ababikoze bakabihanirwa, uyu muhanzi yaje kugaragara mu yandi ndetse aza guterana amagambo n'umugore we bashinjanyaga ibintu binyuranye. Ibi byatumye
bahamagazwa na RIB bagirwa inama. Dr Murangira Thierry yagize ati twaje kubatumiza bombi turabaganiriza tubagira inama, twatekerezaga ko nk'abantu baciye mu nduru z'amashusho yabo yagiye hanze bari bakwiye gufatanya bagahangana n'ibyo bacagamo, ariko izo nama ntizamaze kabiri nanone dore ikivuyemo. Murangira Thierry yongeyeho ko basanga muri iyo minsi basanganywe amwe mu makimbirane yo mu ngo hagati y'abashakanye cyane cyane mu ngo zitaramarana igihe aturuka ku babyeyi babo. Ati hari igihe ababyeyi muri no minsi usanga ari bo ba nyirabayazana mu makimbirane y'abana bari mu nzira yo gushinga urugo cyangwa n'abamaze kurushinga. Kuba ari umubyeyi umuhungu cyangwa umukobwa wawe akaba yarashakanye n'uwo yumva akunze, icyo asabwa nk'umubyeyi nta kindi usibye kubaha amahitamo y'umwana wawe, naho guhora mu rugo rwabo cyangwa uhamagara umubwira ngo uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu cyamuzanye ni amafaranga, ni imitungo cyangwa ni ibindi, icyo uba ukora nta kindi, ntabwo ari ukububakira ahubwo uba uri kubasenyera. Ayo ni amwe mu magambo y'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry. Murangira Thierry kandi yakomeje agira ati inama bagira ibyamamare ari ukubibutsa ko kubaka izina bigoye ariko kurisenya bikaba ari akanya gato. Ati ibyo ndakeka babizi no kundusha. Yabibukije kandi ko kuba icyamamare bidatanga ubudahangarwa bwo kuba utakurikiranwa imbere y'amategeko. Ati njya numva hari abantu bavuga ko ngo ibyamamare atari abantu basanzwe. Nibyo rwose, ibyo ntawe bibabujije, ariko burya imbere y'amategeko ibyo ntago bikora, aho abantu bose barangana. Murangira yaboneyeho kandi kugira inama abantu baba bahohotewe kutihutira kujya ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo abibutsa ko mu gihe batanze ibirego bakabaye bareka hagakorwa iperereza ryimbitse. Ngahe nguko ibyo nibyo twavuga ku nkuru ziri kuvugwa mu myidagaduro. Ikindi kiri kuvugwa mu myidagaduro ni uko igitaramo cya The Ben ndetse na Bruce Melody cyitwa Summer Country nacyo kiri gutegurwa mu minsi iri imbere, tuzababwira ibyanjye. Nitwa Irene Kamoso, ndabashimiye, mukomeze mudushyigikire mukanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo murusheho kuzajya mubona amakuru agiye atandukanye. Ciao ciao, hasta la vista.